we utwo dumba afite uruhara bita ikiwara iyo wigira kubera take isoma umva guys never mind nabwo nababwiye ko barimo imbere nabasobanure ndababwira wig yanje nabyutse bitanyambara ko mvuye guhaha nabwo muri kubibona ese mushaka ngo ahantu hose umuntu ahore njyewe kunkuje w'ingofero nawe kuraho wig kimenye kuri iyo wig kime wig rero nanayikuramo njye ariko wapi ntabwo nshaka kubaha amakuru ukuramo ariko duha amakuru oya ese nuza yagiye mwakoranaga nuza MC ake MC good MC ndi iyo umuntu agukunda kubwira ibikubereye n'ibitakubereye n'ibitakubereye okay nabyemeye bapo reka gusoma comment naje hano reka tuganire comment zishaka miki okay ngaho tuvuge rero nuza wa mutipe wirabura cyane ufite umusatsi nuza erega nabo baguma bazima bakabagira sinzi uko yagiye buryohe se hari sameze neza se umuhitinzi buryohe bure n'umuhitinzi kuba ngenge buryohe nose ntiryari bajya bavuga kuri buryohe uzi ko buryohe ahora kuri kamera ariko kimenya murusha gutwika ntabwo ari umuhitinzi n'agatwika ndakimenye yipamye n'umupasiteri uze nawe ariko se ibintu ngiye ariko ntabwo uri feya uzi ko mbuza kuvuga ibintu byinshi nk'ubu yonze ku kareba ukayumva numva hari ibintu byinshi nashobora kuvuga kandi nshaka kuvuga uragira ikintu uvuga nta nubwo ndi bukumanure gusa ndakubroka muya twabanye nabi ku buryo bw'umunkangakanga gutyo se muya iriya video yawe ninde wayishize hanze ariko mana kime match ya Nigeria se yatangiye match ya Nigeria yatangiye oya ni saa 9 za hano mu Rwanda kandi umungu hano turi saa 6 hafi saa 7 zigiye urajya kureba se kandi njye ndaba nagiye ku kazi kakubuza kureba match y'Amavubi umugabo wawe ari umukinnyi w'Amavubi ariko wari bari kuyireba ayirebera kuri mu rugo ese sino link bari kohereza muri comment y'umuntu ayikanzeho bigenda gute nizashasha keti kanda wambwire we Dumba ijambo rimwe gusa azaze umuntu ntabwo azavuga oya nakuvuga umuntu wese ushaka ko nza kuri live uvuga iki nk'ubu ugiye mubiya uzambaye ntumemukire njye ntabwo nyamemuka mvugira uti ntabwo mbivuze ndabona kajya kari hano kajya muracyatuye ya boro najya baratatuye ya boro najya aracyatuye ya boro Kanombe kandi ndi happy kuza muzanyakire ku kibuga zakwakira rase ngabo banyarwandakazi ubundi muntu nzi atajya aba muri telefoni mwicara hasi amasaha 2 mukaganira akaguha iminota 30 ni Muyango. Uyu Muyango ntashobora kuganira n'umuntu abari muri telefoni buri kanya. Nese ko telefone ariyo office ngira na office yani Kigali ngira. Oya Muyango urakabya. Ese ushaka ko tuganira iki Dumba ngaho butuganira umugore wawe azajya agabanya kureba muri telefoni. ngo ubwira umugore wawe ajya agabanya kureba muri telefone. Dumba tuganire sha uri kwiyumva ute muri ino minsi? Meze neza nsigaye nkora gym ubu mfite yakora gym nsigaye nyikora ubu mfite 6 packs
biranunguye nawe nzi ko abasaza bajya muri gym ubu ni ariko Dumba ufite imyaka ingahe ubu ni nguserereza uraza kumpa oya okay sorry okay ngambwira basi ufite imyaka ingahe niba atari ibanga urampiya ingahe 40 oya akora ibiri ariko ngiye gukwiza 39 iyi September the 27. Oh wow ariko nari ngerageje urugerageje rega njye mfite umwana w'imyaka 15 umwana ufite se umugore abagore barabuze abantu bo nk'ubure ahubwo abagabo barabuze abagore barahari ahubwo ngo abagabo barabuze ni ukuri ko Imana haza umukobwa uri serious ushaka kurongorwa cyangwa kubita igikwe ushaka umunyarwandakazi niyo yaba muri kazi ariko noneho ufite ikibuno ukunda abakobwa bateye neza donc aha ubwo abakobwa nyine namwe mudafite nyashi murabyumva aho murita mubariza outside nk'ubu hano mvugiyeho ko Marina arimo arakora nyashi byaba atari byo narajyanye narajyanye ko abanyarwanda basigaye muhimba kandi Dumba nawe usigaye ari umunyarwanda cyane siko mwangize kandi kubona ibintu uri kwandika kuri page yawe nawe nkabona sometimes ntabwo ari byo ariko se we cyo wigiriye mubeshya abantu like ntabwo tukimenya ikintu cy'ukuri n'ikintu cya fake ibintu byose nyine dusigaye tubona ari nta kintu na kimwe kiri real muri ino minsi mwiki navuze ugasanga nabesha njye nta n'ikintu ushobora kwandika ngo nyemere nta na kimwe pe I'm being honest ibintu byose babona ndimo ndabesha ntabwo ari wowe gusa ariko ntabwo ari wowe shana abantu bose ariko njyewe biterwa n'ukuntu mvuga kubera njyewe ikintu mashaka ntabwo mashaka ko abantu bafata ibintu bya network wari uri kuvuga gute nawe ndakubwira ati njyewe ikintu niyo cyaba ari ukuri ntabwo mashaka kukivuga nk'ukuri givuga nk'aho mbesha ku buryo abantu batagifata seriye ngo abantu bagende bavuga nk'inkuru usaye ngo abantu bishyizemo muyango niki ndashaka niba ndoginze ikintu niyo cyaba ari icy'ukuri abantu bagifate nk'aho yari uyu ni Jackie wase Jashele Jackie se nawe ni inshuti yawe mufitanye ikibazo reka ndaza kumwandikira nawe gastade neza stade neza cyangwa Jackie Fifi do sheri wanje yaje Fifila ni sheri wawe ndamukunda sha afite indirimbo yaririmbye nkunda byatari nabonye ari n'akana keza iyihe kaze ndaje nyibuka inyikuririmbe mwagiye mureka kuryarya mwagiye mureka kubesha abantu je nago oya nago ndi uwo muntu nose indirimbo wibagiwe ngo ukunda kandi yabyihorereza amagambo ariko nago nariye se ni ngombwa ngo mite nkuririmbira hano uragira ngo n'abantu bankundaga bahite bamvaho kubera ijwi ryanjye ntabwo ariko ko muri misi mwajyaga muririmba muriho muragira muri iki oya nakuririmba kwabagamo umva mbabwira mundebere muyango ubu niwe muyango rero abantu batazi muyango dore n'ubu aravuga tumba amabwire mugategereza icyo agiye kubabwira mukakibura umuntu iyo yavuze byinshi abazwa byinshi akivugira bike akavuga bike akabazwa bikeya ariko igihe bashaka abafana banyu birirwane namwe birirwane nanjye gute ni abantu bakirirwa basenga ntacyo sheri wanjye baravuze ngo ndashaje kandi koko nanjye mpita mbona koko ndashaje mpita mbura ikintu mbikoraho ninde wavuze ngo wowe ushaje Jackie
Jackie yaravuze ngo urashaje. Yako nyine nahise mbona nanjye kuko mpita mbona ndashaje. Mpita numva mbuze ikintu nkora, mpita numva nyine ukuri. Icyo Jackie cyaragukomye. Ariko nanjye nzagikoma cyihorera mfite ahantu nzakishyirira. Kandi umuryango ni uko nguko abana babataka ukajya kubona ugiye gusubiza Jackie. Oya Jackie se nabamusubiza nta mutima mubi yabivuganye. Ntawo pe. Bavuga ko ushaje kandi ikindi ntabwo ibintu yavuze ntabwo yabeshye. Uzi imyaka mfite. Imyaka ingahe sho? Kime, Muyanga afite imyaka ingahe? Papa Miguel nawe bayigize umuntu uri kure kandi ari aho ngaho yumva akurikiranye hafi kuri 5 kuri 5. Papa Miguel hari abantu ari bujye kubwiriza nimugoroba. Papa Miguel azera arareba imirongo muri Bible. Umva rero mbabwiye kandi shaka guceceka byisha abantu benshi. Usigaye ubona ukuntu guceceka byisha abantu. Muyango sinza Muyango sinza kubona hano ku mbuga ngo uri muri isobanura. Ntabwo nabishobora sinakisobanura nje nubwo wazana subiki sinzi ukuntu nabivuga. Nubwo wazana I don't know. Tukagusanga ku mbuga wakoze akarayivuga urabona ngo ibintu ngo Jackie yavuze I don't really mind. Uzi imyaka yose bishize like njye noneho byabaye byinshi. You don't what? Byabaye byinshi aho kugira mujye mubeshyera abandi bantu badashobora kubimanaginga. Giye mujye mubizanira umuntu wiswe Muyango. Murebe umwana ufite umutima w'intare. Tugukome. Aho kugira mugende gukoma abandi bantu bifitiye umutima woroshye ngiye mujye mubizana. Ngende umuntu uri strong like Muyango ntugire gutyo kaza umugabo wawe ukamuzanira ibibazo mu rugo ngo uri strong. I am. Nase nyine ko ari komeze. Dufite imitima imeze ngo Dumba ari umuntu ukubwiye ngo muhereze 5k. Ari. Hano yitwa Umukundwa Emeline. Reka kaje nago nanjye narakinnye ngo ibintu byarazambye. Urabona se murabona byaranze kuko nza mu Rwanda byaragenze. Erega ukora mu kabari akabari nkoramo naka papa wawe wowe wamusazi kanze nkwereke. Nagize ngo ufite umutima ukomeye. Iyo uwo ni wo mutima ukomeye nyine wo kutambisa umwana nkahita musubiza sha. None se nukora mu kabari? Yiko nyine none se ariko ntagara kandi nkoramo akama mawe. Ikabura mu kanya niba abantu bibuge ngo mereza igihumbi nacyo ngo hayi. Kandi urebe Muyango aramvuza kuvuga amagambo ariko ukajya kubona ko akabari nkoramo ngo naka. None se akabari nkoramo wabona tani basha no kwigurira like one mbega umutima ariko menya ndagaragaye ahubwo numvise baravuga ngo gakoramo kandi ugasanga ni babantu reka nakwereke kubagaruka. Wowe ukora mu kabari kuko ukora mu bubari umva ntabwo ari kamwe ntabwo ari dutatu ahubwo ari n'igihe nubwo naba nagakozemo nanakajyamo ibyo we birakureba. Niwe muntu hostinga ububari bune mu cyumweru kimwe akaba ari mu bubari bune yabo keya no kuwa mbere wabona hari ahandi mbandi babibagiwe cyaba batababonye akabari mubure gushaka imirimo ubwo noneho ko muvuze akabari ubwo nkora muri toilette like what's wrong mufite ikihe kibazo mind zanyu zimeze gute? nguriya twatema ibiti uzi abantu bose hano like dufite fucking job but we are grateful. We are so grateful like nta kintu dushinja Imana we are okay. Ubuse abantu bakora nka hehese. Oh no. Nimukajye mukomeretsa abantu bafite utuzi niba nakabarisha ubu hari nk'umuntu wikorera mu rugo uri kureba uvuga ngo ku kabari wakamba. Muyango twigira ijambo ry'Imana umva umwana yagukomye naga nkomye
urabona ariko nuko abantu baba bicecekeye nyine hano umuntu ataba ashaka kugira ariko ntuzi abantu uzi muri ko comment bari guseka ngo uzi ntabwo bari bazi ko ngo nabasha kuvuga mwe muzi ko se ndikirage muzajya ko muza ibintu byawe mumenyera abantu ngo mugira ngo baraceceka ceceka muyango uraza kuvuga amagambo atagomba kuvuga uri kumwe n'umugabo oya sha kandi muya kuvuga neza ndi kubasobanurira numva ndi kubasobanurira aho komeza ubasobanurire reba nka DJ Trick ni umu-DJ ubuse kuki adakora muri banki kandi Trick disi acuranga mu rusengero aha ngo she's right none se njyewe abantu bagukomye ibyawe ushyizemo ibiti byanjye ibiti byanjye byo urabijyana yego ibiti biri nawe cyo fungura tutema ibiti ntema ibiti sho urabitema ariko ushaka kuri mu nda umuti w'inkorora ukomeze nabi Samuya, niba hari umuntu ugukumbuye ku isi y'Imana ni njyewe ngo muyango ni sande urasetsa ni njyewe ese nuza igeze he? ese uzaza byari i Kigali Dumba Hmm? uzaza byari i Kigali ntabahari nzaza nko muri janvier tu range ufite se barayifite aha ubwo muraje namwe Dumba sha ubwo muyango yakumenetse mu mutima ese umva muya Mm, ko kimenye mumaranye igihe kirekire mm. na Miguel muyango ni umusinga abasinga harya bakora iki bakunda inyama umva Mm. ko kimenye mumaranye igihe kirekire reba ahubwo hano hari umuntu uri gushaka akazi umuntu ufite akazi ko gutwara imodoka akame kategori ni B na D yego rata mukomeze mushakire utuzi nagize ngo ugiye ko kamuha murekane n'abavuga amagambo ntanakamuha ariko mama ubwo Sheri, it's all about mindset, never mind work as you can and God will do the rest, you know. Ratamuya kuhakora no kutakora, this is your life. Uretse ko nabuze akazi, ese ko mu kabari kabamo utuntu twinshi ukora akahe? Nkora ko nshoboye kose. ako se wamugane ariko wamugane buya wamugane mukabari wowe ukuramo iki ukuramo iki uno muntu akomeje gusaba akazi ko gutwara imodoka. umva muya wowe mukabari ukuramo iki ako kabari ukuramo ukora ukuri uraseri umva nari ndimo ndabaza ikibazo cyanjye ati ko mumara igihe kirekire na kimenyi Miguel akaba akuze muzatubyaye yaryara kandi kandi vuba ahangaha katurebe indi yewe sha uri ikibwa uri ikibwa Dumba ikibwa mani ushaka kubirinda turebe inda niba uyifite oya ntabwo nakwereka inda papa Miguel bataripotinga papa Miguel aranyumva oya yasohotse mu modoka nagaruka mani is too hot mwebwe ngo nagwasha nanjye koze ngo nagwashuse mpita nibuka ko mwebwe kwanza papa Miguel nagaruka ariko se kwa wa mugane yasohotse mwageze home ya rero gisa nk'iki Kanombe hariho honyine uzi shanze hari hashyushye noneho ubu ngubu nakuramo wiga muya nshaka minsi na advice ya muyango uraka
ngo ahantu hamwe mano rimo connection zirimo ziravaho kubera umunyeganye. Muya icara ahantu hamwe ahubwo bwakeye mana abantu baravuga ngo Muya ngo mani yanshizeho arantegeka ngo njyane itara ngo arashaka kundeba n'iki n'iki. yo dore umuntu wanditse sha Murimo murarikodinga kiriho Miyango nakajiji gusa ni keza Imana ishimwe uvuze ko ni keza nanze ngo byose nabyishe warihebye kuri uwo kugeza kuri urwo rwego. Miss Photogenic ukuntu hano hantu hashyushye i Kigali hatwaye na rezo hatwaye na network ngo Dumba urabyemeye kuri iki bwa yewe ariko se niba utabizi ubundi Dumba kora iki ngo ntuyi bayeho uzi ukuntu kubaho bigoye wese uvuye kuvuga ko ntema ibiti urumva noneho nkaba ntuye no nkaba nanabayeho ariko uzi kubaho ku isi ukuntu bigoye wowe ibaye ikibazo dore iragira nabi ituma dusana ubu kandi wavuye kuri data ugiye kuri wifi I guess tumbwira nibikunda fresh gutya ni bon gutya ni bon yari tangiye kuza ngira ngo I guess nimero ya wa muntu aha ubu ngubu wabaye umeze neza. Okay Dumba ngiye kwitegura ngenda ku kazi wakoze kuza kuri live mfite akazi Muya nanjye mu kazi ndashomye niyo kaba akaba clean yo urumva wamufasha mva manzi ukuntu se bino bintu biba bibabaje ari n'umuntu uri kwifuza akazi kaba clean abandi bari ku blaminga akazi Muya warabyibushye yarabyibushye bamwe baravuga ngo nabyibushye abandi ngo nananutse simbizi rero ngiye bitewe n'ukuntu nkunze urabona navuga gute nkubonye simbizi byaterwa we n'ukuntu simbizi gusa nshobora kuba naratakaje ibiro bikeya ahubwo ushobora kuba waratakaje ibiro ubuzima ni bworoshye abantu barananuka sheri wanjye barananuka njye natakaje ibiro ntabwo nabyibushye I see muyansubiza inbox show ndahita ngusubiza sheri phone irazimye ariko bye I love you urabizi I love you too Muyango nagusubiza ndaguha amafaranga umuntu wa mbere udasubiza DM ze ni Muyango uri umwana mubi Samuel urabizi uko njye nawe twarekeyeho kuganira kubera kudasubiza ajya musanga ku live nkubona ari gukumbuye ngusanga kuri live ubwo ngo uvugishije njya kuri live gake cyane gake gashoboka nka rimwe ubwo nye nzajya mpurira nawe kuri live ari nubwo mfite amafaranga nkabona amafaranga menshi kavuga ati ndimo ndashakisha inshuti yanjye kugira ngo nyitwikire nkakubura
unwikire se mu biki? ngo ku mafaranga nyene iyo nyabonye. Ahubwo yohereze nonaha. Yohereze. Urashaka nkangahe? Ayiwe dore ahantu amasaha ageze. Shadu wakwishinga nta kintu yakora. Ubu zibaye sangapi? Ese ufite ikiganiro cyawe ni ryari? Ni sangapi? Saa 9. Ubu ni sangapi? Ese saa 6? Oya ni saa 7:17. Ese yugo utega moto cyawe uratwara? Ntega moto. Moto iranyaruka. None na televiziyo yari mute nituye hari hasi yo kuri ntuza nko kuri kuri Rwandex aho si hafi se kuva aho utuye. Ni minota ingahe kuri moto? Ni minota yabaye myinshi ntago yarenga nka 15. Ntago yarenga 15. Mu modoka? The same. Muzagura indi modoka dore. Ngo uzaze mwigishe gutwara imodoka. Ego nzaza. Thank you. So doma ngamare. Urabona urambyuye umuyemo ibitotsi ngo ryame. Gaho bye. Umva ntago abantu bagomba ninjoro nta muntu ukiryama. Nukurarira Ese uracyagira nimero yanjye? Ndayifite. Oya yarahindutse sho. Ego, okay rero nyandikira kuri nimero yawe yindi nshyashya mfite ya yindi isanzwe. So, bye sha, I missed you, je t'aime. Umva, je t'aime aussi.